Umunsi w'Uwiteka urageze. Mana yabwiye abantu kwihana banga kwihana ibyaha, ibabwira gukiranuka banga gukiranuka, uzahiga imihigo ariko ntago bizakunda. Ndi kugira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa maze wihane. Mana irambwira ngo mbwire abantu basenge cyane. Hagiye kuza ibyorezo bitandukanye, inzara igiye kuba nyinshi, abapfa bagiye kuba benshi. Cyane cyane musengere abantu batuye ku mupaka w'u Burundi, musenge. Abantu batuye ku mupaka wa Uganda, musenge. Nagiye kubona mbona ikirere kirazimagiye, mbona inkuba zirakubise, mbona imirabyo irarabije, mbona icyitwa ko ari icyuma gikomeye, mbona cyose kibaye umuyonga. Abantu benshi bari gusenga muri iyi minsi, Imana ikababwira ngo nimuhumure, nyuma y'umuyaga nzabarengera. Ariko nyuma y'uwo muyaga Imana ifite abizarengera. Tababwiye ngo musengere iki gihugu cyane, umuyaga uraje. Imana itugirire neza. Musenge Imana, ndimo mbabwira ngo musenge Imana, kandi twese dufatanye gusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye ko ari wowe watangije umurimo mwiza w'ivugabutumwa, kandi ni nawe uzawusoza. Mwami Imana Nyiringabo, turabigushimiye Uwiteka kuko uri umukozi w'umuhanga. Mana Adonai, Elohim, Jehova Nisi, Jehova Rafa, ubane natwe muri uyu mwanya. Umukozi wagiye kuvuga, umushyigikire, akubere mikoro, aba ari wowe uvuga. Ni wowe uzi ibikwiriye imitima y'abantu bawe, kandi etetevoshise fondre, umumara ubwoba, umuhe gutinyuka, avuga ashize amanga. Ijambo ryawe rirambwira ngo Paulo avuga ashize amanga, ngo abantu ibihumbi n'ibihumbi barahindukira. Haleluya. Nyemerera Mwami, amavuta y'abakoza mu manukire, mbaraga z'ijuru Mwami Imana zibe kuri we, kandi nkunganire yawe ibane nawe muri uyu mwanya, kugira ngo ubutumwa wagambiriye ko butambuke butagabanyije, kandi Mwami Imana butongewe. Urakoze ko uri bumushoboze, kandi kuva atangiye kugeza ashoje, ngushimye yuko ari wowe ucometse mikoro kugira ngo avuge. Mwami Imana Nyiringabo, ngaho rero bikorere kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen, amen. Karibu umukozi w'Imana no gutambutsa ubutumwa Imana yaguhaye. Mbere ya byose manje gushima Imana itugejeje ku rubuga Imbaraga. Mu by'ukuri kuza ahangaha ntago byantunguye. Ubwo ejo bundi nari ndimo nsenga, nabonye kamera imbere zanjye, ndibaza ati Imana iyi kamera bimeze bite? Ariko nkaba nari mfite amakuru yuko Imana izabigenza. Icyambere shimye Imana ko ibisohoje. Bene data n'abashitsi bacu twari turimo dusengana, narabibahije kuko nabonye ko ari ibanga ryanjye. Ndavuga nti Imana ibanga rimenywa bene ryo, Imana ihabwa icyubahiro. Gusa cyo ndabaramukije bene data bashiki bacu bari mu bihugu bitandukanye ku isi. Icyo mbasaba muri iki gihe turimo, mu b'ambasaderi ba Kristo, aho uri hose ubu umwambasaderi wa Kristo. Muri iki gihe tugezemo, ube uw'imbaraga z'Imana, cyangwa se wibuke niba ukiri wa wundi wa kera, uramanze urebe niba utarahindutse uko wahamagawe cya gihe, aba ariko ureba ko na n'uyu munsi ari kukiri. Muri make rero, mbere ya byose tugiye kubanza dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zakariya, ibice byaho 14. Turasoma umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 3. Mwene data aradufasha gusoma. Tugufashe gusoma mu izina rya Yesu. Zakariya 14 umurongo wa mbere kugeza 3. haranditse ngo umutwe amagambo kuvuga ngo umunsi w'Uwiteka.
dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe. Nzakoranya amahanga yose atere i Yerusalemu, kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa, n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri wo ntibazatsembwa. 3, maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Amen. Amen. Iki gihe turimo abantu mubona ko isi ifite amahoro, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye mu isi, niko umuririmbyi avuga. Muri iki gihe turimo abantu bari kwitegereza, benshi bakabona bari kurya nta kibazo, bakanywa nta kibazo, ariko nta mahoro yuzuye. No muri iki gihe nta mahoro arimo. Ariko ndi kugira ngo mbabwire ngo nimusenge, ahubwo tugeze cya gihe gikomeye abantu benshi bazatungurwa. Tugiye kugera muri cya gihe tungurwa, bakavuga ngo Mana ndengera, nundenze ijya none nzagushima. Kandi icyo gihe bizaba byararangiye. Muri iyi minsi turi gusenga Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo buri muntu yige gusenga bucece, kandi yige gusenga wenyine, kuko muri iki gihe ntaho gusengera hahari. Imana irambwira ngo n'abasengaga bageragezaga kujya mu bwiherero cyangwa se mu byumba bakihererana n'Imana, ibyo byose babikuyeho. Buri muntu yishake uko asenga Imana mu ruhande rwe, kuko amazi si yayandi. Musenge mutagwa mu moshya. Yesu yigeze kujya gusenga, ajyana n'intumwa ze zinaniwe, zigeze aho zirasinzira. Reba nawe muri iki gihe niba uri kunanirwa. Ijambo riratubwiye ngo umunsi w'Uwiteka urageze. Imana yabwiye abantu kwihana, banga kwihana ibyaha, ibabwira gukiranuka, banga gukiranuka. Ahantu ubona umuntu Imana yaramuhaye isezerano ryo kubona ikintu runaka, yamara kukibona akavuga ati kuva kiriya kintu nakibonye, kuzabona akazi bisaba gusinda, kuzabona akazi bisaba ko nivanga n'andi moko. Oya, ahura ukwishuka, kandi umunsi w'Uwiteka Imana uraje. Jambo ry'Imana riratubwiye ngo igiye gutera i Yerusalemu, izarimbuza inkota yayo. Imana kije kurwana, ufite amaboko azagwana n'Uwiteka. Imana iturengere, kandi nawe Imana ikurengere. Aho uri hose ibuka uko wahamagawe. Reba mu gihe cya mbere uko wabanaga n'Imana, urebe ko na n'uyu munsi ari kukiri kumwe. Muri iki gihe njya nitegereza hirya no hino, nkabona abaririmbyi bagafata za ji cyangwa se za mirinda, aya maji atandukanye, bakagenda bavangamo n'inzoga z'ubwoko bitandukanye. Wamubona afite agacupa mu nzira, kandi ubwo ni umukristo. Ni babandi b'imbere, ni abaririmbyi, ni abapasitoro, nguriya ni umurokore ngo ari kunywa, ngo ntago ari kunywa ibisindisha, kandi yavanze. Ibuka ugihamagarwa, wibuke ko warahiriye ngo ntago nziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ukamera nka Daniyeli warahiriye na bagenzi be, bakavuga ngo ntago nziyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ariko muri iki gihe warabyiyandurishije, wariyononnye. None Imana ko igiye kuza, uzavugana na iki? Wakwihanya hakiri kare. Hari umunsi uzagera ukavuga ngo Mana mbabarira, ariko bitagishoboka. Ukavuga ngo nundenze iry'uyu munsi, Mana nzagukorera, nzakora ibi n'ibi. Uzahiga imihigo, ariko ntago bizakunda. Ndi kugira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa, maze wihane. Imana itugirire neza.
muri iyi minsi twari turimo dusenga Imana, ngiye kubona mbona ibintu birahindutse, mbona ahantu abantu bari biteguye ko hava amahoro mbona birahindutse, ngiye kubona mbona ibyorezo bibaye byinshi muri iki gihugu. Imana irambwira ngo mbwire abantu basenge cyane, hagiye kuza ibyorezo bitandukanye, hagiye kuza ibyorezo bitandukanye, inzara igiye kuba nyinshi, abapfa bagiye kuba benshi. Imana iturengere, Imana iturengere kandi nawe kurengere aho uri hose. Umanze urebe nimba mu masezerano wavuganye n'Imana hari abantu Imana yabwiye ngo izabaha perime yarayiguhaye, irakubwira ngo nzaguha moto yarayiguhaye, ikinyabiziga cy'amapine 4 yarakiguhaye. Ibyo byose urangije ujya mu isezerano ry'Imana urabibona, ariko uyu mwanya ntago uhagaze mu isezerano neza. Ninde wagiye gusambana? Ni wowe. Ninde wananiranye n'umugore? Ni wowe. Ninde ufitanye ibibazo n'abandi? Ni wowe. Oya, garukira aho ngaho, garukira aho ngaho, kuko igihe kiradushiranye. Ese niba uri kuvuga ngo ndacyafite iminsi yo kubaho, uzagenda ugere mu miji cyangwa se utambagire hirya no hino. Hari abantu benshi bari gutonyoka batari mu bihano, ariko Imana iri kwigisha abantu mu buryo butandukanye, ntago bari kubibona. Ese we bikubayeho kandi Imana uri kuvuga ngo yagusoreje amasezerano, uyu mubiri ntawe wizera, ntawe uwizera. Ndi kugira ngo nkubwire ngo ibuka aho wavuye ukagwa maze wihane, mu gihe inkota y'Uwiteka Imana izaba ihageze. Uzavuge ngo Mana nigwire mu maboko yawe. Haleluya. Uzavuge ngo Mana nigwire mu maboko yawe. Ndi kugira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi Imana igiye kuza. Mana yarambwiye ngo mbwira abantu musengere imbibi z'igihugu mutuyemo, musengere imbibi z'igihugu mutuyemo, cyane cyane musengere abantu batuye ku mupaka w'u Burundi, musenge. Abantu batuye ku mupaka wa Uganda, musenge. Abantu mutuye ku mupaka wa Kongo, musenge. Ibigiye kubatungura ntago mubizi. Mugiye gutungurwa kandi muri mwebwe muzarira. Benshi bazaba bari mu ngendo, abandi batwaye ibinyabiziga, abandi bagiye uko bita nkuko mubona muvoma igenda, ariko mugiye gutungurwa. Mugiye gutungurwa. Musenga Imana, mubwire Imana ati Mana ku munsi uzaza nzaba ndi hehe. Mana yarambwiye mu gihe abantu batazi neza ko Uwiteka Imana azabatungurira, muzatungurwa nk'uko umujura batungura, akagusanga mu nzu cyangwa akagukora mu mufuka agatwara ibyo ufite, wagera hirya ugasanga babitwaye. Nagiye kubona mbona ikirere kirazimagiye, mbona inkuba zirakubise, mbona imirabyo irarabije, mbona icyitwa ko ari icyuma gikomeye, mbona cyose kibaye umuyonga. Ngiye kubona mbona imisozi yose yibwira ko ikomeye, ngiye kubona mbona yose ibaye umwirare, mbona abantu barapfuye, mbona igihe kibaye kirekire ari umwirare, abantu ntabagenda. Mana irambwira ngo nimbabwire ngo igihe mutazi mugiye gutungurwa. Senga Imana muri uko gutungurana kw'Imana, nukuri urebe neza ko mu Imana yasizeho cya kimenyetso, ko nawe ufite ikimenyetso. Imana yarambwiye ngo nta muntu izagendamo ideni. Yarambwiye ngo bamwe yababwiye ko izabaha moto, amaperime, ibinyabiziga, amazu, byose iyo nitegereje mbona benshi bamaze kugira ute kubifata. Rebe muri ayo masezerano Imana yaguhaye, niba utaravuye mu nzira, nusanga utaravuye mu nzira hari icyo Imana uri kubona yavuganye nawe yatinze gusohoza,
umenye ngo Mana ushimwe kuko nanjye ubwanjye ejo hazaza ubwo uzaba umaze gutambuka nukuri nanjye kuzangirira neza. Abantu benshi bari gusenga muri iyi minsi Imana ikababwira ngo nimuhumure nyuma y'umuyaga nzabarengera, ariko nyuma y'uwo muyaga Imana ifite abizarengera. Torero ry'Imana, abakozi b'Imana, uyu munsi n'uyu munsi ariko ejo na ejo, kandi ntawe umenya icyo umunsi ubuhatse. Ndi kugira ngo nkubwire ngo usenge Imana, aho usanga umuntu yari umukristo, yari umuririmbyi, yari umuhanuzi, ariko Imana yamara kumusubiza akaba umusinzi. Ni wa wundi usigaye ujya gusenya ingo z'abandi, ni wa wundi usigaye mu rugo akavanga umugabo utanyweye inzoga n'imbwa, umugabo ngo inzoga ibuka ibyo wavuganye n'Imana maze wihane. Ese cyagiye kutazinywaga uzinyweye ari uko Imana yagushubije? Imana ikugirire neza, Imana ikurengere. Bakozi b'Imana musenge cyane, musengere iki gihugu, musengere iki gihugu, amazi si yayandi, musengere iki gihugu, musengere imbibi z'u Rwanda. Ndababwiye ngo musengere iki gihugu cyane, umuyaga uraje. Imana itugirire neza, musenge Imana. Ndimo mbabwira ngo musenge Imana, kandi twese dufatanye gusenga Imana. Dusengere Abanyarwanda, dusengere igihugu cyacu, dusengere buri wese aho ari hose. Ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka Imana niwe ugiye kwiyizira. Mu by'ukuri maze iminsi nsenga Imana, ndimo mbwira Imana ati Mana rengera Abanyarwanda, urengere ibi bihugu duturanye, buri wese umurengere. Buriya keretse utazi ibyabaye muri iki gihugu cyangwa mu mbibi z'ibi bihugu, byinshi mwagiye mubyumva ibyabereye muri Kongo mu minsi itambutse, nta wari unejejwe nabyo. Dusenga Imana, dusabirane, dusenga Imana, dufatanye gusenga. Nanjye ntago mba nishimiye kubona mugenzi wanjye ababaye cyangwa se yahuye n'ikibazo, ariko dusenge banyamasengesho, mwambara izindi mbaraga, mwinginga Uwiteka Imana ahari yagira imbabazi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwo umugaragu w'Imana yatumye kuburira ab'inenewe ngo nuko Imana, ngo umwami yumvishije uko Imana yatumye kuri abo bantu ngo babasha kwambara ibigunira, ngo Imana ibagirira imbabazi. Ni ukuri twinginga Imana. Muri iyi minsi maze iminsi ndi mu masengesho mbwira Imana ati Uwiteka Imana, girira izina ryawe imbabazi. Ni ukuri urengera iki gihugu cyacu, urengera Abanyarwanda, urengera imbibi z'igihugu duturanye, urengera abatuye muri ibi bihugu by'u Burundi, Uganda, na Kongo, na Tanzania n'izindi za Kenya n'ibindi bihugu byose biri hirya y'igihugu, kugira ngo Imana yo mu ijuru irusheho kuturengera. Ni ukuri tugiye gusenga Imana. Ahari se nawe ufite ishyaka n'umwete yuko twafatanya gusengera iki gihugu ndetse n'abandi n'ibindi bihugu byo hirya no hino, Imana ikagira uko ibigenza igatanga imbabazi? Fasha dusenga Imana, fata dusenga Imana, mbabarira ufashe dusenga Imana. Ahari aho uri yagirira imbabazi. Kuba Imana yaraguhaye isezerano ukabona iryo sezerano rirasohoye, ariko ukamera nkaho ijambo ry'Imana Elisa yabwiye Gihazi, niho wamubwiye ngo uzabirebesha amaso yawe, ngo ariko ntuzabiryaho. Hari ukumara gusohorerezwa isezerano ukamera nkaho ubibonye, ariko bikagenda ntubiryeho. Fasha dusenga Imana. Mwene data, urakoze. Utarasenga Imana utugejejeho ubutumwa bukomeye cyane kandi koko budusaba gusenga Imana. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana itadushyizeho uburinzi bwayo ni ukuri bwacya twibagiranye, bwacya akakuka kanogonotse, ariko Imana ishimwe kuko iturinda ku manywa na nijoro. Nta kintu ngewe njya ndenza ku butumwa Imana yahaye umukozi wayo,
ahubwo ndavuga ngo hari abashobora kuzakenera ko mwafatanya gusenga. Igihugu cyacu turagikunda, dukunda amahoro rwose pe. Hari umuntu wavuze ngo abantu banga amahoro ari ntacyo abatwaye. Niyo mpamvu y'Imana iduhaye iyerekwa, dufata ibihe tukiyiriza ubusa. Uyu mwene data tubona ndabizi ni umwe muri babandi bakunda gusenga biyirije ubusa. Burya ntabwo ushobora kumenya amakuru utabashije kugira communication n'Imana. Niyo mpamvu aya makuru aba yayahawe. Hariho n'abandi bahabwa ubutumwa bagatinya, akavuga ati reka da ntabwo ndabivuga. Ariko iyo umwuka w'Imana ari muri twebwe ntidutinya kuvuga, kuko icyambere nuko Imana iba yavuze ngo turangurure tuvuge. Hari abazifuza gusengana nawe, hari abazifuza ko wabasengera. Niyo mpamvu rero nifuje yuko watanga nimero yawe ya telefone kugira ngo n'ubundi uzagukenera azakubona. Ariko nabonye usa naho udafite telefoni ya WhatsApp. Nibyo hari WhatsApp ufite? Telefone yagize ikibazo muri iyi minsi. Nakoze urugendo nyine duhura na accident irameneka, ariko nta kibazo, twizeye Imana. Ubwo ntacyo kubari mu Rwanda bazakubona, ariko ubwo abari hanze y'u Rwanda ni ikibazo. Ni iminsi mike yana. Imana ishobora byose gucira inzira ubone telefone. Watanga nimero yawe ya telefone rero, Imana nigikemura abantu bazakubona kuri WhatsApp. Nyeka yuko iyo numero uri butange ariyo washyira kuri WhatsApp. Ni nayo nakoreshaga kuri WhatsApp. 0783 317 016 4. 0783 317 016 4. Iyo nomero wayimpamagaraho. Ubwo Imana nigusubiza kuri WhatsApp. Yego. Kuko abantu bashobora kuyibona bakakwandikira, bakajya babona iri kuri WhatsApp ariko bagasanga itari online. Nicyo kibazo cyane. Ariko nasubira kuri WhatsApp bazayibona. Koze Imana, wasenga Imana kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Abazakurikira ubu butumwa n'ukuri bazadufashe gusenga, dusengera igihugu cyacu ndetse n'iyi si muri rusange, kuko iyi si nayo yose yugarijwe n'akaga katayoroheye. Ni karibu no gusenga. Narasenga Imana kugira ngo buri muntu wese buriya njya nitegereza muri iki gihe turimo, ni igihe gikomeye gusenga, ariko ab'Imana yahamagariye gusenga barasenga kandi ntago bajya bacika intege. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twese dusabirane. Munsabire nanjye mbasabire, kandi mu mwuka wera w'Imana yera yo mu ijuru dukomeze tubane. Kadusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyamana. Iyo uza kuba utari Imana nyamana uba waragiye nka Bayali, ariko twabonye uko Bayali na Dagoni byaguye muri Egiputa, ariko kubera kuko uri Imana ikomeye cyane twarakubonye ubwo wabanaga n'Abisirayeli ubambutsa inyanja, n'ukuri ukayigabanyamo kabiri. Twabonye imbaraga zawe Mwami Imana yacu. N'ukuri natwe turasenze, dusengeye iki gihugu, dusengeye imbibi zacyo, dusengeye Abanyarwanda, dusengeye Mwami Imana yacu abari hanze y'igihugu. Nyemerera Mana urusheho kubarinda no kubarengera. Reka imbabazi zawe zururukire hirya no hino ku isi. Mana n'ukuri Dawidi
yaravuze ngo ugirire izina ryawe imbabazi maze utubabarire mwami Imana yacu. Nanjye ndasabye kugira ngo Mana ni ukuri witegereje neza aho abantu bavuye, wakongera ukagirira imbabazi iki gihugu ndetse n'abagituyemo n'abo mu mbibi zacyo mwami Imana yacu, ukabaha kugubwa neza, ukabaha amahoro, ukabaha mwami Imana yacu ni ukuri ubusugire mu gihugu cyabo bakagubwa neza. Nyemerera mwami inyenyeri y'umugisha imanukire muri iki gihugu no mu mbibi zacyo, kandi yaba ari ibi bihugu igihugu cy'u Rwanda, yaba n'icya Uganda, Uburundi, Kongo, Tanzania, Kenya, Mana n'ibindi bihugu biri hanze, ni ukuri ugende wiyubahishe kuko uri Imana. Mu izina rya Yesu, abazumva ubu butumwa mwami uzabaremera izindi mbaraga kandi ubakomereza amaboko yawe kuko uri Imana ishoboye byose. Dusengeye abarwayi, dusengeye ababuze ababo, dusengeye abantu benshi bakoze bikanga. Mana, imbaraga n'imbabazi zawe birushaho kubagirira neza kandi birushaho kubageraho kuko uri Imana. Urakoze Yesu, urakoze Uwiteka Imana, kuko mvishe gusaba no gusenga kwacu tubisabye Imana yera mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, turabakunda. Shalom, shalom.